Muraho neza nanone ikaze kuri YouTube channel yacu, muri kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Uyu munsi yo kugana ku nyuma mwagiye mutubaza cyane ese konsa bishobora gufasha kuboneza urubyaro, muramenya ibirambuye se nimba bishobora kugufasha cyangwa se nimba ntacyo bifasha. Muri kumwe rero na Dr Gasangwa Patrick, mbakangurira gukomeza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo video dushyizeho mujye muzibona ku gihe. Rero buriya konsa ni byiza ku mwana, ariko nanone buriya bishobora no kurinda gusama. Kurinda umugore gusama hifashishijwe konsa byitwa uburyo bwo konsa. Uburyo bwo konsa bushobora gukoreshwa iyo hujujwe ibyangombwa bitatu bikurikira. Uvuga ngo hari kimwe kituzuyemo ntabwo buzagufasha kukurinda gusama, ahubwo uzasama kandi wibwiraga ko urimo kuboneza urubyaro. Icya mbere ugomba gukurikiza ni ukonsa umwana gusa, nta kindi kintu ahabwa ku ruhande cyaba icyo kunywa cyangwa icyo kurya. Abishatse kuvuga iki? Umwana ntuzabumuha amata yandi bagura, uzamwonsa gusa. Iyo wibeshye ukamuha amata, ubwo uba watsinzwe, ibyago byinshi cyangwa amahirwe menshi azaba nuko uzasama. Ubwo bwa buryo bwo kuboneza urubyaro ukoresheje konsa bukaba butagishobotse, ugasama kandi utabyifuzaga. Icyaka ugomba kuza kuba utarakurira umwana, nabyo biba byumvikana. Icya gatatu, kuba umwana ataruzuza amezi 6. Iyo umwana yarengeje amezi 6 ntabwo buno buryo baba bugikora. Umva ko icyo ugomba kwitaho ni ukumwonsa gusa, nta kindi umuhaye. Kuba utaramukurira ndetse no ku mwana ataruzuza amezi 6. Mu gihe tuje ibyo byangombwa bisabwa hano tumaze kuvuga, icyo ugomba gukangura cyangwa se ibyo ugomba gukorwa ni ugutangira gukoresha ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro bugaragara cyangwa se muganga wagukurikiranye yakubwiye, mu gihe bino bintu tumaze kuvuga hano haruguru utabashije kubikurikiza. Ikindi, mu gihe ukoresha ubuno buryo bwo onsa kenshi gashoboka mu gihe cyose umwana abishaka, haba ku manywa cyangwa se nijoro. Ntugire ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa bindi uha umwana. Niyo yaba ari amazi, amashereka niyo umwana wawe akeneye kugira ngo akure anagire ubuzima bwiza mu mezi 6 ya mbere, kandi nawe bigufasha. Ikindi, komeza konsa niyo wowe cyangwa umwana wawe yaba arwaye. Ikindi, tangira gutekereza ubundi buryo bushya bwo kuboneza urubyaro. Itegure guhita ukoresha ubundi buryo bushya byihutirwa mu gihe utacyujuje kimwe mu bitatu bisabwa mu gukoresha uburyo bwo konsa. Ikigereyo bidakunze, wegera umukozi ubishinzwe akagufasha, ugatangira ubundi buryo. Murakoze cyane rero, bye bye. Ubundi bwo buryo bwagufasha mu gihe ushaka kuboneza urubyaro ukoresha uburyo bwo konsa. Murakoze cyane, mukomeze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. Bye bye, ciao ciao.